hano ubu twamaze gushyiramo ibitunguru, videwo turi kubishyiramo dusanze ntayo twafashe, twari turimo kwiganirira tu, nta kindi kintu kirajyamo, njyewe ngenda nongeramo utuzi duke duke kugira ngo umwijima udashya ukomeye bya hatari. Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, Nyagasani akomeze kubandindira, kanizere ko mumeze neza, njye meze neza ndashima Imana byatari. Hari abantu bansabye videwo zo guteka, mwegere hano iyi videwo ni iyanyu, ngo iyi videwo ni iyanyu. Ikindi hari umushuti wanjye twari turi kumwe tuvuye ahantu nari buvuge, ndangije njya kugura inyama nyine kuko twari turi kumwe, ndi no kumubwira, arambwira ati ariko uzi ko ntazi ukuntu bateka inyama z'umwijima zirimo ibitunguru n'ibiki n'ibiki. Ndaje ndamubwira nti rero utumye ngira igitekerezo cyo kuzaziteka nkazishyira kuri kamera, ko hashobora kuba wenda hari n'undi muntu utaraziteka cyangwa utazi ukuntu baziteka, ashobora kuba yabireba nyine nawe akabyiga. Inshuti yanjye, uri mu bantu ba mbere nkoreye iyi videwo mwana wanjye, sindi bukuvuge mu mazina ariko uriyizi, wegere hano ufate agakayi urebe cyangwa uri kodinga ino videwo ijye mu mavidewo yawe ujye uyireba, usibye ko ari n'ibintu byoroshye. Njyewe ntabwo nkunda inyama z'umwijima zifite isosi, habe na busa, simbikunda pe, mba numva ntabwo nkunda isosi y'umwijima ukuntu igaragara rwose, ntabwo ingaragarira neza imbere yanjye, mba mbona hari ikintu kiri kuburamo rwose. Isosi isa umukara, siwamenya wagira ngo ni soya sosi umuntu aba yarunzemo, gusa ntabwo nyikunda. Njyewe ngikunda muri ubu buryo ngiye kubereka, njyewe nyitekamo. Ushobora kongeramo ibindi bintu wowe ushaka, ariko ibyo ndi bushyiremo uramutse ubishyizemo nkanjye waryoherwa. Ushobora kuzirisha umuceri w'isami, ushobora kuzirisha ipirawu, ushobora kuzirisha amasote, ushobora kuzirisha ubugari, ubaye uri umuntu ukunda ubugari nta bintu by'amasosi, ushobora kuzirisha ibyo bintu byose nari mbabwiye. Ni inyama uteka iminota mikeya, muze kureba iminota ino videwo iri bumare, ni mike cyane. Ushobora kuba uri n'umuseribateri wikundira inyama, ariko wenda utanashaka inyama zigutwara umwanya, buriya kurya inyama ikomeye birababaza. Noneho nkanjye ahangaha ufite izina pare nabibabwira mukabyumva. Izi nyama mu buryo bwo kuziteka biroroha, mu buryo bwo kugira ibintu zirisha nabwo buba bworoshye. Njyewe uyu munsi ndazirisha umuceri, ndaza kubereka ukuntu umeze, ariko ni inyama zoroshye bya bindi bishoboka byose, kandi gukomeza kubabwira ibintu byinshi, muze murebe. Mwana wanjye, iyi videwo ni iyawe, sinzavugane nawe cyangwa duhure n'ubwo utarayireba, wayigumanye ku mutima wawe. Hano twari twakase ibitunguru, umuntu akata ibitunguru binini kugira ngo bitaza kuburiramo ukabura icyo urisha. Biragaragara ko abantu bakase ibitunguru hano ari babiri batandukanye. Nanjye byari bigeze ahantu numva nkumbuye gukora videwo zo guteka, hari haciyeho iminsi myinshi cyane. Abantu nagiye nsezeranya ibintu simbikore, kuri videwo zijyanye n'izo guteka mufashe, mwongere munyandikire muri komenti mumbwire ngo turashaka ibi n'ibi nibyo twari twakubwiye. Hari ibyo nari nanditse ndi kwibuka, nzajya no kureba aho nabyanditse, ariko bizashoboka ko haba hari n'izo ntabonye. Sinambwira, hari ibyo wenda nanjye mba nazi nshobora kwifashisha ku bandi bashefu. Twebwe hano iwacu turi abashefu benshi, ibyo nazi hari undi muntu hano nabaza. Yes ma. Uzashinge YouTube nawe ujye wigisha abantu guteka. Ubona wayamaze sheri nana mbese tariya ni umuhungu mwiza, ejo azagenda ku ishuri
yego, uba wumva wayifungura. mba numva nayifungura ariko Mm. kubera ko nyine mba ntazi inzira bicamo uba numva bigoye. uba wumva uyifunguye wajya ukora izihe content, wajya ushyiraho ibiki? Nashyiraho ibintu byinshi ariko cyane cyane uba wumva washyiraho ibintu byose numva nashyiraho ibintu byose bijyanye n'ubuzima bwawe. n'ubw'abandi bagiye nkunda content nyine kuganira nyine ugahuza n'umuntu mukaganira akakubwira uko yiyumva akakubwira nyine life yetu. biba ari byiza kubera ko iyo umuntu asangije abandi ubuzima abayemo, hari igihe usanga hari nk'umuntu wari warihebye yumva ko ibibazo arimo nyine ari we muntu wa mbere ku isi ugowe, yakumva undi wagowe kumurusha kandi bikaza no gucamo bigatuma nawe asubirana nyine icyizere cy'ubuzima. Iyo nabikubwiye nyine yarabohoka nawe hari ikintu bimufasha. kumva nyine ameze neza kabisa. Rero nyine n'ibyo bintu nazajya nikorera nkabatamo utundi tuntu two guteka. Gutekaho ni sawa, ni ibintu byawe. Ntabwo umutetsi uhambaye yasha urabizi, ariko ibyo uzi hari uwo byafasha. hari abo byafasha barahari kabisa. kuko kugeza ubu hari abantu baba bazi ko amateke bateka bayatekesheje gusa yego, kandi ntabwo ariko bizi. cyangwa nk'aho undi mu kanya wambwiye buriya mubyeyi nawe nkamwunganira kabisa amenye ko biba bintu bikora cyane. hari ibintu byinshi, hari nk'umuntu ushobora kukubona ushyize amata mu biryo, ego mana akavuza induru akumva ati si ibyo bintu bibaho, amata ajya mu biryo. umuco waracitse. amata se ajya mu biryo gute? kandi iyo ni ibintu bisanzwe rwose, amata ajya mu biryo nubwo yaba atari creme fresh ariko buriya mubaze ni ikihe kintu wigeze guteka ntikimere neza nyine kikumva cyakunaniye kabisa? nanjye ubwanjye ari njye wagitetse. ariho bagiteka nkiri kwiga navuye ku ishuri twize gukora, hari isosi muri ayo masosi y'umweru, twari twize gukora isosi y'umweru irimo ifi, noneho ndataha mu rugo ndayiteka, nabanaga na Latifa na Hemedi. numva ari ibintu by'ibidanje nyine. Latifa ari buve ku kazi areba iyo sosi irimo amata, Hemedi nawe arava muri gahunda ze areba ibyo bintu byose, nyine numvaga ari ibintu by'ibidanje byantwaye n'umwanya n'amafaranga menshi ko nagiye guhahira muri Simba icyo gihe, kandi nari umunyeshuri, numvaga nyine natanze amafaranga menshi pe. Taransiporo yanjye y'icyumweru cyose ndayitanga, ndagenda ndabigura, ndangije ndaza ndabiteka. mana y'isi n'ijuru, byari bibishye. nari natetse ifi irimo amata ariko wagira ngo wajyana nisukiyemo nka kanyanga, numvaga binuka nk'inzoga, byari bibishye. ibya mbere ndabimena bataraza, nteka ibindi ariko nabyo ntibyaryoha, nta nubwo babishoboye. nibyo biryo bya mbere natetse, numva ndasebye we. noneho ngiye ku ishuri batekaga ibiryo birimo inzoga, nkaba ndabwiriwe kandi byiriwe bimpumurira nabikaniye, bikarangira nta kintu nkuyemo. hari na nuzi, hari na buriya utetse inyama ugasukamo za wayini, ujya ubona biriya biryo se bazana biri kwaka. maze gukata ibitunguru na puwavuro, nakoresheje puwavuro y'umuhondo n'iy'umutuku mwabibonye. ubwo ibindi bintu ndi bukoreshe ni magi ndakoresha 3 n'umunyu n'aka black pepper gakeya n'isoya sauce. rero ubundi nagashyizemo indimu ariko nta ndimu mfite hano mu rugo, kandi ntabwo byari kumbuza nyine kuba naziteka. utanafite indimu ntabwo byatuma zitaryoha nk'uko zakabaye ziryoha. iyo ibiryo ubitetse ubyitayeho, nta bindi bintu byinshi urangariyemo, ntibibuza guteka
ntibibuza kuryoha. Ibiryo buriya washyizeho umutima nabyo birabimenya bikagenda bikakuryohera bikaba bya bindi byawe. Ariko ibiryo watetse uhubagurika wirukanka ugenda ugaruka, iyo umuntu abiriye uko byagenda kose yumvamo akavuyo. Utishimye nabyo biragenda bikakubyimbira bikamera nabi, ntabwo biba bimeze fureshi kabisa. So rero tugiye gutangira guteka iminota mike biraba birangiye. Aho gusa ubu ngubu hano rero ibitunguru uburyo nashakaga ko biba byoroshyemo niho bigeze. Tugiye gushyiramo pavuro, ubundi mpita nshyiramo na tungurusumu, tungurusumu ni nkeya si ngombwa byinshi kandi zisekuye cyane, utajya gukubitana nayo ukayihekenya nk'aho ari iy'inzoka muri uwo munota. Abantu mudaha abana tungurusumu bari kubahemukira, ugomba kubaha agatungurusumu gakeya kameze neza. Guteka udupavuro tw'amabara bituma ibiryo bisa neza bikazamo akandi kabara kameze neza, pana ibintu byo guteka ibiryo bisa ugasanga byose birasa icyatsi cyangwa byose birasa umutuku, hakaburamo akantu k'akabara gapika kagutera ubwoba ukagira ngo bivuye nka hehe se, muri za hoteli zikaze bya danje. Ariko igitunguru noneho kirimo hano kirahagije se na cya kindi ni cyinshi kabisa, ni ukukirinda gushya kitaburiramo. Ni gushyiramo black pepper, hano hamaze kujya nubwo ibitunguru, pavuro n'aka black pepper n'aya mazi makeya nababwiye ngenda nshyiramo. Nari nzi ko mwayabonye usanga nyine video tutayifashe ariko murayabona, n'ubundi ndongeramo andi na tungurusumu nazishyizemo. Icyiza ni ugushyiramo tungurusumu wasekuye cyane. Hasigaye ibintu biri aho ngaho byoroheje, hasigaye kurya. Inyama nk'izi kuzirisha ipirawu ni ibya mbere, bikanikurikira hano cyangwa kurisha n'umuceri w'umweru da urimo amavuta makeya. Bikakubuza amahoro. Cyakora hari ibiryo umuntu arya ukagira ngo wowe nabyo mwasezeranye kudahana amahoro. Ukabirya ugasinzira neza. Ubundi nuko inyama zitera uburwayi iyo zibaye nyinshi, iyo ziza kuba zimeze nka dodo, hari abantu bari kuba bimereye neza muri ubu buzima. Abana baryamye ntabwo barasinzira ariko dutetse igicuku. Tugiye gushyiramo aya mayendereye ya soya sauce atuma hazamo akavu kameze neza. Iyo ushyizemo cyinshi bimera nanjye sinayishyiramo. Ubu ibirungo byose by'ingenzi byagombaga kujyamo twabishyizemo, umunyu wo nahise mwihorera kubera magi. Nashyizemo magi 3, ntabwo umunyu ukiri ngombwa. Ndaje mu kanya mbereke umuceri ngiye kubirisha ukuntu nawo umeze.
ngaho ubwo ntibahita barwana cyangwa basinziriye bari basoje mbonye amazi nshyizemo niyo nagendaga nongeramo duke duke yakama nongera ngashyiramo andi ubu rero ngiye kuzirekaho nk'umunota nzipfundikiye kandi nabwo bitari ibya cyane ni gutya ubundi tugaruke inyuma y'uwo munota umwe uri kumpa amanota angahe aho kabisa nkurikije ukuntu biri gusa neza nataha nanjye nabikora ndaguha 85%. ndagushimiye 85% kabisa urayakwiye kuko birasa neza si abantu benshi nyine babiteka ngo bimere gutya hari ukuntu babiteka ugasanga nta sura bifite yego ariko urabona ko hano kabisa birasa neza abantu mushaka umuntu ubakorera ibintu by'ibidanje byo guteka simani mu akazi azi guteka yaza akabatekera muri fete zanyu bikagenda neza akora amandazi aryoshye capati noneho ipilawu azi guteka byatari mu akazi umuntu uzamushaka atari ibyo kumukinisha azampamagare muhereze nimero ye kandi ikindi bibutse kujya badukurikirana bagumye kureba izi kontenti zigiye kuba nyinshi cyane kabisa tugiye kujya duteka n'ibindi bintu bitandukanye njyewe ntabwo nzi gukoresha ifuru cyane ariko Simana arabizi ndashaka azabinyigisha abantu rero mukunda ibintu bijyanye no guteka narababwiye kabiri byibura mu cyumweru mushobora kuzajya mubona video turi guteka Imana izadushoboza inshallah harimo umuceri w'ipilawu niho tugiye kurisha bino biryo ariko abantu twatekeye baturambiwe na za nyama alhamdulillah ubundi uyu muceri impamvu tutaberetse ukuntu twawutetse ni uko hariho video za kera nyikunda gukora content zo guteka nta gake mbonye kagoye narawutetse gusa ubu harimo karoti ariko nihagira abantu mwumva mushaka ko nongera kubereka ukuntu umuntu ateka ipilawu muzambwira aka gasahani gatuma umuntu yarura ibiryo bimeze neza kandi akanamenya ingano y'ibiryo akoresha uko ingana hano rero ngewe ngiye kwarurira abantu babiri kuko ngewe nta gahunda mfite yo kurya ayo pepe ikibazo rero uyu mwana w'inshuti nenda kwarurira umuceri mukeya ubu birajyamo sinzi kuri bufate hano ikibazo cyo birahita bivaho hano ni kami nijoro ntabwo kama ajya arya ibiryo byinshi yego pe cece kandi wari waje neza ubona utashara ukuntu umuntu akwarurira ibiryo urabyanze suhuje abantu muteka muhondagura ibimamiyo nimba ari byo bituma umuntu amenya yuko ibiryo bimeze neza simbizi ni ukuri mbabajwe nuko ntari bubashe kurya ibi biryo biraryoshye ibi biryo niyo waba ufite abana babirya ntabwo ari ibiryo by'abantu bakuru gusa uzi ko yewe nuko ngiye kubivuga yari kuzama bene wacu hari abantu nzi batajya bapfa kurya ibiryo birimo amavuta nako birimo ibitunguru inyama z'ibitunguru hari abantu nzi rwose batajya bapfa kuzirya kubera
inoze yego, ngo bazi ko ngo haba harimo amavuta menshi, kandi ni ukuri hari abantu bashoboye kubiteka, nanjye muzamukazi njye nta sumani tubitimu, mujye muduha akazi tuze tubatekere, mutwishyure neza kandi ayacu aboneka mbere, hatazajya hagira umuntu uzana imikino agashaka kwambura abantu. Ariko rero ibi birongera bishyushywe. Ikinyarwanda mvuze ntabwo kibaho. Rero ibiryo byacu bimeze neza, izi nyama ziroroshye ntabwo bikomeye ku buryo umuntu ugiye kubirya nyine yakumva zimujomba mu kanwa cyangwa yumva akeneye ngo isosi. Iyi ni pilawu ariko simambiri yambanye nkeya, harimo na karoti ariko biri guhumura neza, ni ibiryo biryoshye kandi bidatwaye umwanya munini. Reba umwanya umaze uri kureba ino video, bino biryo byose byari byatunganye. Rero mwiteho, mwirire ibi biryo mukunda, abantu mushaka ko hari ibintu tubatekera yaba njyewe cyangwa Asumani, muzajye munyandikira muri comment mubwire ngo uzatwereke kano kantu, nituba tubishoboye tuzabibereka. Hari n'ibyo natwe tuzajya twigira kuri kamera ariko mbere tugiye kubikora cyangwa kubikoresha tukabereka. Ndabakunda cyane rero abantu mwese mwarebye video yanjye, sinagenda ntababwiye yuko muri Sunblock bagifite product nziza zigabanya ibiro, ukirira ibiryo nk'ibi ukarenzaho product yawe ubundi ukagira agataye keza. Ndabakunda cyane, bye.